izo baro neza kugira ngo iguye mu mazi y'iwacu ya Nile akontorera muri Nyabarongo riva ishoti rikomeye cyane. Padiri na masera bataniye biratandukanye cyane, umwe ni padiri undi ni masera, urumva ni ibintu bitandukanye. Masera ni umugabo w'umuhereza, wabanje guherezwa arangije nawe arahereza. Mariceline ni umugore. Yeah. This is the young boy Chino, Leo Hustler, original man, softy man. So, ni mtangazaji wa kitangaza cha Kuisanga TV, mtoto wa Mungu kutoka nchi ya DRC. Yeah, kola subscribe. Kuri guseka javi. Kwa mtoto wa nchi ya DRC katika kwa maneno ya haikanishi ndio sana. Nakijua na mie nakijua nakitengeneza sana. Ndio sana. Tunacheza na nchi ya Kongo kwa mtoto pumbafu anaenda kwa kweli. Java bakuru. Nta umunyamakuru nje sinzi impamvu mbasa makuru bro. Nakugiranya kubaza uri kuyambaza. Nta umunyamakuru. Umeze utese wasi? Ndi muremure. Gasongo. Cyane. Ubundi nje mfite target mfite. Niswe Gafupi na ndi mugufi. Mfite target yo kuzatanga miti ku ndege. Banyita Gafupi comedian. Gafupi comedian. Mufite gahunda yo kuzatanga? Yo kuzantanga miti mu ndege. Kurya indege izaje biri kugenda nkabaza pilote ati nta muntu ushaka miti. Ngata nkamwohereza cyane. Niyo business nshaka kuzakora ubwo biri muri project ndi gupanga muri no minsi. Ejo urundi uzaza wumve ngo ndi umuntu uza mutima manager umundege. Abacuza ba miti sinze ko nuko babita ngiye. Ni bari abatima manager rero sinze. Wega Gafupi. Gafu. None se mani ugusetsa se byajute. Sinzi ko byaje. Nabyiyumvishemo nanjye tu. Ni ibintu niba ari umuganga nteye urushinge abiteramo yibeshe, niba byaragenze ute niba nararyamye nkabyuka ndikumva bindimo. Gusetsa ni ibintu byaje maranye igihe bonatangiye gusetsa hashize imyaka 2. Nibwo nabitangiye hashize imyaka 2 niba atari 3 hafa. Ese Gafu bura wasetse nk'umuntu wataye miliyoni. Do biroroshye cyane. Wamusetsa? Usibye no gusetsa umuntu wataye. Ibanze unyemere ko wamusetsa. Namusetsa. Wamusetsa imfura kuri kamera. Ngamusetsa. Ariko nge musetsira wara ko ni karma. Baza ni kimwe. Ngakoresheje umuhanzi ngo ndirimbira. Ukoresheje umukomedian ngo nkina comedy. Ubwo no kinisha indayo zayigira ngo ikora iki? Tujye tubwizanye kuri rwose. Ayambwiza kuri rwose. Hariya witwa nde? Nyibutse izina ryawe. Je nitwa Caps. Akazi n'akakazi. Caps. Caus. Uzice sani? Mu Gifaransa zikunda babivuga. Muri present perfect. Agari Gifaransa ni Kidage. Ingo nyine ni Kidage nyine ari ukuntu bakavuga mu Gifaransa biri muri perfect continue. Bavuga causation. Ngo bavuga causation. Causation. Wigiye Gifaransa. Kwisi. Nakige mwisi. Mwisi. Jean bidatuma senerwa gukora interview. Ntabwo rero kuyikora. Nose kanze nkubaze. Ari ngewe, ari nawe na cameraman. Ndiri gukora interview. Twembi bese ni wowe bese. Ubwo nge ndi gukoreshwa, wowe kayikoresha, ubwo cameraman ari kuyikoresherezwa. Jean reka tuwe seriye tuganire. Ubundi gusetsa ntabwo byari bimenyerewe cyane hano kuri Blessed Hill. Arakano nibutse. Babarira hari umuntu ndabiza kurikiye Kwisanga TV reka mubaze kano kabazo. Simuvuga izina ariko nawe urimenye. Kankwibarize. Mu byukuri nakubonye mu mpano zitandukanye. Bambura ukambwira impano yawe. Ngaho umuntu agiye gukina football biranga. Abaye umusifuzi biranga. Ndabizi benshi aramumenya ko simuvuga izina. Aragiye abo mwarimu biranga. Abo muririmbyi mu Gatolika ni bari muri Sainte Sienne muri Saint Pio sinzi biranga. Abaye umunyamakuru
kuri TV ntavuze ngo nayo ntakikoreraho ngo asigaye korera ku ntoza senyivuze bahita bamumenya biranga ubu ngo numuntu ngo niba ari animatrice rero niba ari animatrice yabayeho ngo numuhereza biranga umukobwa ngo abana masera oya numugabo ushaka kuyabya si ibindi bintu numugabo abana niba ari namasera ubwo ngo ni harya wa muntu babita ngo ikiba abantu animatrice cyangwa yabaye animateur ngira namumenye nuko uwo muntu rwose nambaranye ibwi ubwo nabyo bizanga abeye ati nyanya byange ajya kotsa intoryi byange ajya mu byukuri abete nifu mu byukuri wambara ukambwira impano wowe uyumvamo niyi kushaje kumuntu yashaje abaza impano ye wagira imyaka 40 combien 20 utaramenya inuza yawe none se ubwo muri make ushaka kumubaza ngo iki mbese ese niba yarabaye masera bikanga akabana ntuzo bikanga nje nshatse kumubaza se yamba akavuga impano ye abantu benshi barabibaza impano ye byarakubiye mbese ujye ubona nawe ari kwicanga nje mbona hinduranye ibintu byose ntago niba abandi bajya bavuga muri bibiri ngo nakazi yaza nta muntu uzi gukora iki reka tumwite kwicanga aya ahubwo byamwicanzwemo agushaka gukira ya beef oya nzamutameranye neza we nawe amahe nka data tumeze neza cyane rwose nta n'ikibazo mfitanye nawe nje nukwibariza ikibazo no sigo nkubaje ikibazo nshaka beef hagati yanjye nawe keretse ari ibintu mvuze bitabaye ni nka bya bindi ngo ntuza ngo yakoze ya ndirimbo ngo baravuga ngo ari kurira ku bahanzi kandi avuze ibintu bavuze nanjye mvuze ibintu byabaye umva nuko nabivuga ngo yakinnye na filime biranga akina na comedy adashyase oya ntago hahiye nakwirukanka none se bana ubundi uwo muntu mubanza mufitanye ikibazo nta kibazo na kimwe mfitanye mbega wari kumugira inama ngende kumubaza nta ndi kumugira inama ntago ndi kumwiginga ngiye mbona yashobora kibera umwarimu kandi nabyo byaranze akaba ari animatrice niba ari animatrice rero niba ari ibiki umuntu ariko umuntu masera oya ubundi akose wigiye none ko ndi kumva uri kwivugisha isikaye nkage baranize masera umugore bamwita Marceline umugabo ni masera padiri se we na masera bataniye padiri na masera bataniye biratandukanye cyane umwe ni padiri undi ni masera urumva ni ibintu bitandukanye masera ni umugabo w'umuhereza wabanje guherezwa arangije nawe arahereza Marceline ni umugore urumva Marceline Kauseline Jacqueline reka dukomeze none se Jampi nako Gafu hano kuri Blessed Hill ubona comedy zihagaze gute cyane hano naho ntahagaze comedy ntaho nta hantu njya mbona hahagaze comedy ahubwo mbwira nje mbona cyakoze mabona aba comedian tu turahari bamaze kuba bangahe bose si babiri n'igicera nje nzi babiri sinkubeshe nzi ahubwo ni batatu nzi wowe nairi hari yitwa ikintu manza ariko yitwa ni manza nanjye ntawe nzi wone wari manza sibyo ntabyo nje nzi batatu ngewe ndimo babiri na yakamwana urimo babiri kubera iki urimo babiri nuko ari nge wa mbere no sore wabona ndushano imugusetsa wananiye gusetsa mu frongo none nabina ni utese mbikore ushaka aseka kangahe se akimbona isaseka uzushakiye yankubise amaso ahita aseka gusa nta n'ikindi kintu nta nanavuga kundeba gusa biramushimisha gusa nyine ashimishwa no kumbona mbese njye ntamvuze ko ndi uwa mbere wenda ndi umusitari wa mbere yakandusha ariko mu ngamba urayoboye yakandusha ubusitari uri kumva ariko ntabwo ndusha gusetsa namwe mwarabyiboneye mwagiye muyibona iyo interview rwose ntabwo ndusha njya gusetsa njya byiyumvamo usibye no kubyiyumvamo nabyo binyiyumvamo birankunda cyane nabyo ntabwo byancika usibye ko atari impano yonyine mfite ngira impano zitandukanye njye mfite impano zitandukanye impano zawe ubundi ni izihe izo ufatanye impano
mfite impano yo kogeza umupira, mfite impano yo kwigana nawe njye nyiyumvamo. ngaho ugeze umupira ufataho gato ejo bundi Amavubi ari gutsinda. Nigane ba Fuadi. Amavubi ari gutsinda. Ngiye kogeza igitego cy'umusore bita Sugira. Haya reka turebe ese match aza kurangira ute. Amavubi ibitego 2 Togo ibyaye ntago bindeba. Attention fiti na Ombolenga rimanukiye. Kontra-attaque nziza cyane. Rekura pase kwa Sugira byose by'u Rwanda. Sugira usagamba uzabaho imyaka 1000. Sugira abana nawe usanze mu gihugu. Funga baro neza kugira ngo iguye mu mazi iwacu ya Nile. Akontorera muri Nyabarongo riva. Ishoti rikomeye cyane. Sugira afata ikipe y'Amavubi. Abanyarwanda basuko bangana. Abakubita ku mugongo. Aratwikorera. Ni mu mbura buzapfa. Jimmy Gatete wa kabiri. Oya ni Sugira usagambe. Sugira usagambe uzabaho imyaka 100. Sugira usagambe ubana nawe usanze mu gihugu cyatubyaye. Afata Amavubi. Ahagurutsa Amavubi. Amavubi 3. Togira togotera. Utimana koko. Wakumvisha ariko. Wagani Fuadi umukiye Gicumbi ne. Collect. Nakandi kantu wenda nakumva. Akantu wenda koko musinga nako abantu. Ako kantu nako nabyo bizaza. Nk'ikirori se cyangwa nk'ikirori wenda cyangwa se nko kwakira umuhanzi kuri stage. Kuko wundi katuntu twadusaba nyine abantu ba MC tudufite. MC tugomba kuba tuzi kubyina. MC ngakira umuhanzi biteye mufuro kuri stage. Ngiye kwakira MC hano kuri stage. Umuhanzi tugiye kwakira ninde? Mwishimye. Umuhanzi tugiye kwakira nta wundi yakoze ibirori bitandukanye. Yatwaye ibihembo hirya no hino muri East Africa. Arambuka agana no muri Asia ndetse no mu Burayi atwara ibihembo. Uwo muhanzi nta wundi afite ibihembo ewana bitandukanye. Afite indirimbo nyinshi ziri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga kuri social media. Uwo muhanzi nta wundi mumukunda muri benshi. N'umuhanzi ufite indirimbo zikora abantu ku mutima. The king of hip hop in this camp ni Gafupi. Kubera iki ariko wise Gafupi kandi uri murefu? Impamvu nise Gafupi mbo nje nagishe ndi mugufi. Nabaye mugufi. Ndashya n'igicucu cya memory card. Nabaye mugufi. Ubuse navutse ndashya gutya. Nose ubwo ukiri umwana nibwo wise Gafupi. Ni umwana. Nabona ndacyari umwana nawe uracyari nta muntu utari umwana wuno. Ubwo sinzi ko nabikubwira buri bigo mfite tate wanjye ni yabonye papa mwita umwana. Rero kumva twese turabana hano. Ntaribi. Ubwo se umukecuru. Umukecuru. Nawe afite nyina yaba umwana imbere ya nyina. Nawe n'umwana kuba muruta. Ubwo umuntu arangiza gukura yabaye yabuze umubyeyi. Gusa bavuga ko umuntu wipfu yabuze umubyeyi. Ahubwo igihe cyose uhuye n'umuntu ukuruta uri umwana kuri we. Uranyuzwe? Oya ntabwo ari neza. Uyisigira ubwoba? Ahubwo kikomereze televiziyo. Baza ariko mbaza. Ndakubaza ubu muri ibibazo birahari. Mbaza. Martial. Utekereza ko uzaba umustar? Yewe usugo nza nge ewana ndetse buno vuba cyane ahubwo. Ngewe nza umustar. Nikimenyimenyi n'abantu barabibona. Abantu bari kureba kwisanga TV. Mwandike comment mumbwire uko mumbona. Mumbona uti? Uyu yakabavuga se yaka n'umustar tugomba no kumushigikira yakari yavuturutse mu nkambi yacu yagize amahirwe bajya bavuga ngo sintukanye.
ngo voka y'imbwa iharanuka mu giti hiye voka y'imbwa iva mu giti hiye yawe nagiraye njye ntaho ndimbwa ariko ndiyo uri ndimbwa oji ndimbwa njyewe kubera iki kubera ko indimbwa uzi akamaro imbwa ifite ntakozi ntose akamenya ute uzi ko igurusha akamaro ubu uri inzu ungana utyo utari wakandagira ku kibuga cy'indege imbwa irahahorana ifite akazi gakomeye n'isaka abantu n'isaka ibiyobyabwenge imbwa ijyana n'abasirikare n'isaka ibisasu ahantu hose bateze ibisasu niga imbwa ifite akamaro gusa niyo mpamvu uyirutisha umuntu njye ntaho ndimbwa nyine ntaho ndimbwa ariko mfite akamaro nk'ak'imbwa yego gusa akamaro kawe ni akahise muri utwo tumaro tw'imbwa ifite mbwira akamwe ku kawe njyewe cunga umutekano hano kuri Brest aho nacunga hose gupfa kuba ari ku isi gusa ndawucunga umenya ko ncunga umutekano ncunga umutekano no ku giti cyanjye reka ndawucunga ariko hari umuntu wambwiye ngo uzi kwigana ngo abapasiteri b'abanyamurengera ndahizi ndaturayinga wenda nsenga nk'uri gusenga mu kinyamurenge ukuntu baba bari gusenga bafashijwe yewe mashuwe imana yakomeye rwose imana yera nk'agafuka ka kawunga mashuwe vuga ko amena cyane ariko imana yararebye twaragusenze turi muri Kongo mwami ngo dukurireho kabira tobaye nk'abakubipa mashuwe vuga ngo ye turogusenga ngo dukureho umuputo wabikoze utabiranya masha ariko mana hari ikintu kimwe cyakunaniye mwami sida yarakunaniye mwami kukuri imana urayifatuhisha ahantu hari ubuki we haye mashuwe uyishyira ahantu hari ubuki mwami woro tumaze iyo uyifata ukayishaka ugutoki kogora kukagutema mwami ubwo wayishize ahantu hari ubuki woro tumaze bwira mugenzi wawe ngo tuzojayo mubwiye ngo ye niyo mpano ufite impano nyinshi yego so n'ikindi njye mbona hano mu nkambi nta n'umuntu abuze indimi nyinshi kundusha uzi indimi zingana nzi nyinshi cyane n'urwa mukanda rubonye abantu bose ukanyuzeho nagiye ndeba indimi zabo ariko nyine ushobora kuvuga ikinyarwanda nkavuga igiswahili nkavuga icyongereza ikilatini igishinwa iringara muri ngara baca umugani ngo yubise abantu ngo nakora fedite iki yubise abantu ngo nakora fedite ntugakenere ku muntu utazi uwo ari we yubise abantu ngo nakora fedite mukoyo ezangana nefu ya komasa ushobora kumukiniraho akakumanyura uzi ko ari mugenzi wawe mukoyo ezangana nefu ya komasa Marcia reka tugare ku musozo rero so tugiye kujya ariko urabona urumono wa hano kuri Blessed Hills tugiye n'utubazo twawe niho turi bwibande n'utubazo twubita TikTok uratuzi TikTok tubazo nyine oya n'utubazo umuntu bagomba gusubiza yihuse adatekereje cyane utwo natwo nagerageza ntaribi nutumbwira ndaduvuga uko turi ibintu byo ku abantu kugira banseke no akunye ndatuvuga n'ubundi nge ndatuvuga cyane kabisa cyane wihuse gira magambo arambuye urumva no mushinga umwe ukorera hano mu nkambi ugiye kumbwira amagambo awugize sibyo aguhuze ubona ngira amagambo arambuye muri ARC American Refugee Community United National High Commission for Refugees President nkambi yitwa ndabona yitwa Sugira Ernest ntabwo muzi nyangeze ngumba President w'inkambi yapfuye buno wamutekereje wamwibutse cyangwa nari ubwo umwibuka namwibutse ariko muvuge twumve nawe naho muzi wasanga utamuzi muvuge twumve nawe nkupeje abantu benshi nzakoresha interview ako kabazo nacyo kabazo ko nta muntu uragashoba icyo kibazo kirakomeye nawe rwose ujye utworohereza ariko ndamwibagiwe ko ntawe nigeze menya ahubwo se nawe akankubwira
nari narangiza kukubaza ngo mbaza muri 2017 hano mu nkambi habaye amarushanwa sibyo yari yateguwe manze nimba ari plan nago nibuka ariko habaye amarushanwa y'abanzi haza Bang Boys ngira abahanzi batwaye amarushanwa bayatwaye no muhanzi bita bigira imwami afatanyije n'undi ntago mwibuka naguhereje kugira unatekereza ntaho ndi gutekereza nose ari umuntu udatekereza nakubwiye ngo ni amasegonda 5 noneho nasuze n'abantu naribi reka dusoze rero Martial ko muhe ijambo nayo agira ikintu byira abantu ba hano kuri Blessed Deals n'abafana y'abantu muri Amerika na hehe hose abasuhuze ariko none ntabwo nongera kugaruka soza rero kola subscribe kuri Kwisanga TV, share and comment. So shout out to my people. Kankubaza ariko akabazo nawe singo nawe hari ijambo nshaka kuvuga wasezeye ariko harekana wibagiwe oya reka nkubaze se gutinya kubazwa kandi mukunda kubaza ariko abanyamakuru w'ikigera reka nkubaze nawe wambajije oya gusezera barakuba baregaruka ibyihorere urabyanze ntarebe ambo ikintu nababwira mukore subscribe ku Kwisanga TV, like, share, comment, mbo mukore no kuri yindi channel ya Power TV show ebana mubafashe rwose ndetse n'izindi channel zitandukanye zikorera mu nkambi mubafashe matera inkunga ebana du promoting natwe impano zacu ziboosting nk'ukuntu Kigali yamenyekanye why not twe tutamenyekana kandi tubarusha barabaturusha iki bundi twe turakomeye dufite abahanzi dufite abakomedian turahari abahanzi barahari kubera kitwe tutaboosting impano yacu ngo igaragare ubundi ngenda nabibona wa mugani hari umuntu sindi kwiko umuntu wabivuze iyi nkambi yacu nyuma ya Kigali kare ka Gicumbi niko kambere kari guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ni mwenge muri guca ibintu kurusha utundi turere twose kindi kandi nanjye abakunzi banjye mujye kuri Instagram muransanga Gafupi comedy mukore follow ikindi kandi ikindi naganira hari abantu birirwa bambaza ngo nza creating channel nzaba nari creating ariko ntabwo nari postinga nzaba postinga muretse ndacyari busy cyane kabisa ndi umunyeshuri channel nari creating ni Gafupi Janvier nza postinga nta kintu kiriho nambaye busa ikindi tubuza n'abafana banjye bose bari ahantu hatandukanye mwese ndabasuhuje bari muri Amerika n'abari muri Afrika mwese ciao ciao